Yes, reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba BVN TV Rwanda, mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi. Reka twizere ko muri amahoro, twizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye by'isi, abari twumvira mu gihugu cy'u Rwanda mu mande zose enye zigize igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'abatwumvira mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Iyi ni BVN TV Rwanda, muri kuganira nanjye Jacques Morgan Twizere. Nk'uko bisanzwe mu biganiro byacu tuba turi kumwe n'abatumirwa, aho tuganira ku bintu byinshi bitandukanye ku nsanganyamatsiko tuba twateguye. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa ubugorozi. Tugiye kubana n'umwe mu bavugabutumwa b'abagorozi kugira ngo tugire byinshi dusobanukirwa ku kijyanye n'abagorozi. Ndabizi hari byinshi mwibaza, hari ibibazo mwibaza muri benshi, ariko murashira amatsiko muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe, ibuka uyikore, ukore like, share ndetse na comment, byose biba ari ingenzi. Ubu dushyigikiye, kandi iyo wakoze subscribe biguhesha amahirwe yuko nawe iyo dushyizeho ikiganiro uhita ukibona ku kanya utagombye kujya kuba wasacinga. Reka nakire mu tumirwa w'uyu munsi abanze atwibwire, hanyuma tuze gutangira n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugaye ikaze mu kiganiro cya none kuri BVN TV Rwanda. Murakoze. Yego. Abadukurikiranye turabasohoje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe, abandi Uwiteka duhire. Yego. Twishimiye kubana namwe muri mwanya kuri BVN TV. Yego, tugiye kuganira nande wo muvugana cyangwa se mureba, yitwa Twizere Patrick. Nk'uko mumaze kubivuga, ndi umuvugabutumwa mu ivugurura n'ubugorozi. Murakoze. Patrick niwe tugiye kubana muri iki kiganiro. Abagorozi mwese muduteze amatwi, mboneraho no guhita mbasuhuza ndetse mbifuriza no gukomeza kugubwa neza cyane muri rusange. Patrick rero agiye kudufasha gusobanukirwa ubundi abagorozi ni abantu bameze bate, ijambo ubugorozi ryavuye hehe. Patrick, ari nacyo kibazo cya mbere ngira ngo udusubize. Ubundi umuntu iyo yumvisha ubugorozi akwiye kuba yumva iki? Ikibazo mumbajije ni cyiza. Yego. Umuntu iyo yumvisha ubugorozi yakwiriye kuba yumva inshinga kugorora, kuko urumva nyirimo ubugorozi ariko inshinga nyizina no kugorora. Yego. Ubwo rero cyumva ubugorozi cyangwa se umugorozi, hita wumva yuko harimo kugorora, kandi umuntu agorora hari ibigoramye. Yego. Hita wumva ko hari byanga bikunze yuko hari ibyagoramye bigomba kugororwa. Aho ngaho isutuma ngira ikindi kibazo, ni nk'ibihe bintu wenda mwabonaga, ngira ngo wenda ntago ndi bukubaze ngo mwabonaga kuko nshaka ko haraje hari ababanje imbere yawe. Ubona ari nk'ibihe bintu bishaka kuba byaratumye abagorozi bavuga ati ibi bintu wenda birarambiranye. Ibyo bintu ni nk'ibihe wenda wabonaga ukavuga ati ubugorozi bwari ngombwa kuba bwaza? Murakoze. Ibyo mutubajije ntabwo navuga ko ndi mu batangiye ubugorozi, kuko naba mbeshye, ariko amakuru yafite. Ubugorozi bubayeho burangije imyaka myinshi ku isi. Nubwo wenda hari abantu benshi bazi yuko ari ubw'iminsi mike, ko nta gihe buramara, ariko reka mbabwira yuko ubugorozi bumaze igihe kirekire. Abasoma Bibiliya n'ibindi bitabo bitandukanye, muri Bibiliya mu gitabo cy'Abami ba 2:17 na 18 bahasoma umugabo witwa Eliya w'itishubi. Eliya ku ngoma ya Ahazi, aho ni kera cyane. Nari ntarabaho, ba data bari batarabaho, hari hatarabaho imigabane, ariko uwo nguwo ubwe yari umugorozi. Yaje ari kugorora. Uyu uzamutse mu gihe cy'abahanuzi ba Yeremiya, ba Yesaya, ubwo ni nk'abasoma Yesaya 40, ni nk'abasoma Yeremiya 7:3. Hatubwira ko abagorozi bari bariho. Abo rero Yeremiya, data na Yeremiya ntibangana, ahubwo Yeremiya ni uwa kera cyane. Iyo uzamutse ukagenda ukajya mu gihe cya Yohana Umubatiza, ubwo ni Matayo 3:1, ngo Yohana nawe ngaza yigisha abatiza, abwira abantu ngo mutunganye inzira z'Uwiteka kandi mutunganye. No kugorora, ntabwo uravuga ngo mugorore utari umugorozi, urumva ko bose bari abagorozi. Ubwo rero impamvu yabyo ni uko habaho ubugorozi hari ibigoramye, kandi koko birahari,
kuko abasomya Bibiliya reka mbarangire ko mu gitabo cyitwa Umubwiriza, reka ryo ndisome kuko nibwo turifashisha. Umubwiriza muri Bibiliya 1 umurongo waho, reka nkubabwire impamvu yo kugorora burya irahari. Umurongo wa 15, abadukurikiranye mwumve, haravuze ngo ibigoramye ntibigororwa kandi byabuze ntibibarika. Urumva yuko hari ibintu byagoramye, hari byinshi kandi n'ibyabuze ntibibarika. Ubwo wenda ku badukurikiranye impamvu yo gushyiraho ubugorozi ni uko ubugorozi ntibukebereza, ahubwo ubugorozi bugendera ku kivuze ngo uko niko Uwiteka avuga. Kubera yuko muri Yeremiya 6:16 haratubwira ngo Uwiteka aravuga ati muhagarare mu nzira murebe, kandi nimuzigeramo mugende mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza yaba ariho munyuramo, mwebwe ntabwo muzayicamo ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ubwo rero abadukurikiranye nababwira ngo kujya mu bugorozi ni ukubaririza inzira ya kera. Harya kera bagendaga bate? Harya kera basingaga bate? Harya kera baryaga bate? Harya kera bagombaga kwambara bate? Harya kera basingaga ku bakanga. Mbese ubwo ubugorozi nta gishya buzana, ahubwo ni ukugenda wirefera ku byahahise bya kera ariko mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mu bugorozi utasanga umugorozi yemera ibitekerezo by'umuntu ku giti cye, human thinking, ibyo umuntu atekereza, theological thinking, bishingiye ku mitekerereze y'idini, ndetse teologiya abantu bajya kwigamo. Ntabwo ubugorozi gutyo bukora, ahubwo ubugorozi burakebereza, bukagenda bukaba busobanuye ngo ni ukubaririza ngo Uwiteka yavuze ngo iki, ngo aba ariho duca. Uko niko Uwiteka avuga, niko umugorozi wese anyuramo. Ubwo rero ibigoramye byose ntanze tubirebera ni mu ijambo ry'Imana. Icyo nawe uzi ijambo ry'Imana ritavuze kiragoramye, kandi icyo ryavuze kiragororotse. Uhise untera kukubaza ikindi kibazo. Abantu benshi bazi ko abagorozi ari abantu bakomoka ku itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi, kandi wombwiye ko ubugorozi bwatangiye kera. Ababitekereza gutyo ko Abadivantisite baraje, abagorozi bo babavamo nyuma, wababwira iki? Murakoze. Reka abo ngabo bibwira gutyo mbamenera ibanga, wenda benshi baba batazi, barishuka kandi mwarishutse. Niba wibwira gutyo yuko abagorozi bakomotse ku Badivantiste, abangaba mubona mwarishutse. Ahubwo Eliya nk'uko nabivuze yabayeho Abadivantiste batari babaho. Yeremiya, Yesaya, Nehemiya, abo ni abahanuzi babayeho mu gihe cyitwa ubugorozi, bakagorora bigafatika, kandi babayeho mbere y'Abadivantiste. Ndetse n'umuhanuzi intumwa Yohana yabayeho mu gihe Abadivantiste bari batarabaho. Ubwo rero uramutse uvuze ngo abagorozi bavuye ku Badivantiste, waba urebye hafi, waba wiyibagije yuko no mu kinyejana cya 15, cya 16, cya 17 ko na Gatolika yari icyo gihe habaye habitwa abagorozi bitwa ba William uba Luteri, Martin Luteri, benshi baramuzi, ubu yari umugorozi. Ibyo mvuze ni intambara ikomeye, azayisoma Ikinyarwanda page 108. None kuvuga ngo abagorozi bo ahubwo babayeho mbere y'Abadivantiste, mu muryango w'Abadivantiste, kuko abangaba mwita Abadivantiste babaye ejo bundi ni mu cya 843 cyangwa 4 n'ejo bundi. Rero urumva yuko babayeho bari gukabakaba imyaka 170, ntibaragira 200 babayeho. Kandi ubwo wenda nk'abadukurikiranye basoma ibitabo by'Abadivantiste umunsi wa karindwi, reka mbarangire ko abadukurikiranye mu gitabo cyitwa Indongozi y'umukuru w'itorero, muzasoma page 17, iravuga ngo
ababwiriza b'abagorozi uko bavutse ngo babayeho mbere ngo kuko bari baraciwe kumva bari baraciwe n'amadini ngo baza kuza ngo kubaho abagorozi nyine ngo kandi ngabo niyo babyaye abadivantiste b'umunsi wa karindwi. Numva ko rero ntabwo abagorozi babyawe n'abadivantiste ahubwo abo nibo babyaye, ntabwo bavuye ku badivantiste ahubwo abagorozi babyara abadivantiste. Babwira yuko ijambo adivantiste ni ya cyangwa advent ni ugutegereza, ni abategereje bose Yesu. Abizeye iby'abadivantiste cyangwa se abizeye ibya ngo Mirere na bagenzi be bajya kwitwa abadivantiste ni uko bari bategereje kuza kwa Yesu wari kugaruka. Ubwo rero n'umuntu wese utegereje Yesu karagaruka ni umudivantiste. Sibyo ko abandi bajya biyongera ngo munsi wa karindwi, ariko umunsi wa karindwi washyizweho n'Imana ni isabato, ibyo biratwa muri Bibiliya kuva 20:8. Murakoze. Hanyuma udusobanuriye byinshi kurushaho ku bijyanye n'inkomoko y'ubugorozi ndetse n'aho batandukaniye n'abadivantiste biyita abo munsi wa karindwi. Ngira ngo ngenda bisobanukiwe n'abadukurikiye, ndatekereza neza ko muri kugenda mu bisobanukirwa. Ariko se Patrick, kubera iki usanga abantu benshi batumva impamvu y'ubugorozi? Ntabwo mbarenganya kutumva impamvu y'ubugorozi. Impamvu batumva impamvu y'ubugorozi ni uko turi mu isi yahanuriwe ubuhanuzi bubi. Muri Matayo 24, abadukurikiranye muzasome iyi mirongo yose ya muri Matayo 24 umurongo waho wa mbere, ariko nge ndibanda ku murongo waho wa 11. Batubwira ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka, havuze ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Garukiraho, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye abangana iki? Benshi. Ubwo rero kutumva impamvu y'ubugorozi ndabyumva, hariho abatayumva kubera ko ari abahanuzi b'ibinyoma. Kandi ubwo ku badukurikiranye reka mbabwira yuko hariho abayobya, hariho n'abayobywa, n'imigabane ibiri. Iyo umuntu rero ari mu bayobya ntiyakunda ubugorozi, kuko uyobya icya mbere afite inyungu ze bwite. Ushinga ikinyoma afite impamvu ze bwite, afite icyagambiriye, afite icyararikiye, ashaka icyubahiro, ushaka gukomera. Ariko muri Bibiliya hakubwira ko icyo itorero ry'Imana ryatumwe ku isi, reka nabyo mbisome kuko ari handitswe ngo ni Zaburi, itorero ry'Imana ku isi, cyangwa se ari intego y'ubugorozi. Ni Zaburi ya 45, ijambo ry'Imana riratubwira mu murongo wa 5, wantwariwe ni umurongo wa 4, ambara inkota yawe ku itako, ambara ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe, ugendane icyubahiro uri ku ifarashi kandi uneshe. Mwumve itorero ry'Imana, ubugorozi icyo butumwe, urengera ukuri, gukiranuka n'ubugwaneza. Urengera ukuri, urengera ubugwaneza no gukiranuka. Kubera ko iyi ngiyi ariyo misiyo y'itorero ry'Imana. Ubwo utarengera ukuri, kandi ukuri nta kundi ni Yesu, kuri mu ijambo rye. Utari ijambo ry'Imana ntabwo z'ukuri. Ni Yohana 17:17. Ubesha ukuri kuko ijambo ryawe ni ryo kuri. Ubwo rero umuntu waba ushinga inyigisho ye bwite akayishinga, ikagira abazayikurikira kandi n'abazajya bayiyoboka, adashingiye ku kuri, uwo yayobya. Ni umuhanuzi w'iki? W'ibinyoma. Kandi abahanuzi b'ibinyoma kugira ngo baveho, muri Bibiliya ijambo ry'Imana rikomeza kuvuga iby'abahanuzi b'ibinyoma, rikabavuga kuko umuntu araza agashyira rwose ibintu bye atasomye akabigisha abantu kandi bakabyumva. Muri Yeremiya 23 umurongo waho 32 hatubwira ngo dore mpagurukiye abahanura iby'inzozi by'ibinyoma, nuko Uwiteka avuga, bakabyamamaza kandi bakayobesha ubwoko bwanjye ibyo binyoma byabo no kwirarira kwabo kubusa. Nyamara sinabatumye,
sinabategetse kandi ntacyo nabamariye rwose ubu bwoko nuko Uwiteka avuga. Abahanuzi b'ibinyoma abo ngabo bahanura ibinyoma Imana ntibigeze batuma, ntibazi. Undi murongo ni Yeremiya 29 umurongo waho w'9, kuko bahanura ibinyoma mu izina ryanjye sinabatumye nuko Uwiteka avuga. N'ikimenyimenyi Matayo 7 Matayo 7 aba bahanuzi b'ibinyoma ibizababaho ndagira ngo kuko nzi ko nabo badukurikiranye ari benshi cyase nkaba nzi ko batwumva. Matayo 7:22 Yesu azababwira ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwaniraga mu izina ryawe, turi guhanira mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, nibwo nzaberurira nti. Urumva ijambo kwerura? Ushobora gukora ikintu umuntu yakwihoreye akavuga ngo nzakwerura umunsi muzambona. Imana yihanganiye abahanuzi b'ibinyoma kuko turi mu isi nyine y'ibinyoma. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imirimo nkoze z'ibibi mwe, inzu yo ku rutare niyo ku musenyi. Ninshaka aho ngaho nibikurikira munsi. Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkoze z'ibibi mwe. Ngabyo gusa. Urumva ko turi mu isi irimo abahanuzi b'iki b'ibinyoma, ariko dukome wa mugani w'Abanyarwanda urusyo y'ingasire. Hariho abahanuzi b'ibinyoma, ariko hariho n'abigishwa bakunda kwigishwa ibinyoma. Ngira ngo ni muri Bibiliya abo nabo barahanuye hariho abahanuzi b'ibinyoma n'abigishwa b'ibinyoma. Ni Timoteyo 2:4 umurongo waho wa 3. Ku gihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva banezeza. Abo ni abizera, bazigwiriza abigisha bahure n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Urumva yuko ubwo havuzwe imigabane ibiri. Abahanuzi b'ibinyoma benshi bazaduka, ariko bazaba baje guhanura, hariho n'abaje guhanurirwa. Ndi kugaruka ku mpamvu abantu benshi batumva ubugorozi, ni uko bwitambitswe n'ibinyoma. Hari abahanura ibinyoma bavuga ngo Imana yagenje gute ngo yababwiye, hakaba n'abahanurirwa ibiki ibinyoma, kandi bakifuza ngo guhora bahanurirwa ibinyoma, ngo amatwi ngazaba ari kubarya kugira ngo mbe banezeza. Kuvuga ati ngiye niba ngiye nkunda inzoga, nkaba ndi umusinzi, nkaba nsinda nkakubita umugore n'abana, nkaba ntukana, nkaba ndi umwambuzi, mbese ibyaha byose nkora, ndashaka idini ishyigikira kwizera kwanjye itazabikomaho. Ninomba aho ngiye batemera ko nyereza umusatsi, ko nambara gutya, ninomba batanyemerera umuhango nakanjye nkundwakaje utari mu ijambo ry'Imana, ngiye nzavanga na dini ngo ntabwo burya ngo ariyo kuri ngo ndanyivuyemo, kuko nishakira kwiyumvira muri bandi duhuje irari. Urumva ko rero ubugorozi bwitambikwa n'iki kintu gikomeye. Abahanuzi benshi b'iki b'ibinyoma, ariko babwitambika bagira bate bwarahanuwe. Ni umuti, ubwangu ni umuti uzakiza iyi si. Ubuno bugorozi ni umuti uzakumbuza, ni umuti naho abantu bashaka kuza kwa Yesu Kristo, niwo muti wonyine mw'isi uramutse bawunyweye bagira amahoro. Murakoze. Urakoze cyane kudusobanurira impamvu abantu benshi batumva impamvu y'ubugorozi, kandi koko nibyo. Akenshi hari n'umugani wo mu Kinyarwanda uvuga ngo umuhana avayo umuhana ajyayo. Hari igihe wenda umuntu aba abona bitewe n'imyumvire ye, ariko nyuma akazasanga burya yari yaribeshye. Nabyo bibaho cyane. Ariko noneho ubona ari iki abantu bakunze kwibeshya cyane ku bagorozi? Ndabizi muba muri sosiyete y'abantu y'Abanyarwanda ndetse n'abandi hirya no hino, ibyo ari byo byose muba mwumva ibyo abantu babavugaho cyangwa se babatekerezaho. Mu byo mwaba mugerageza kumva cyangwa se mu byo abantu bababwira, ubona ari icyo abantu babibeshyaho? Batwibeshyeho. Tugorora mu ijambo ry'Imana, ntitugorora ibiti, ntitugorora imodoka, tugorora amazu, tugorora inyigisho
z'ibinyoma. Atwe turabagoroji bazi ngo nk'abagorora nk'ibyuma, aho batwibeshyeho. Icya kabiri, abatwibeshyaho ni abaka n'abakabya. Dufite abandi bantu bafite imyumvire mibi bitwa abaka n'abakabya. Abo ngabo ni abantu bakutuye bagasiga Yesu. Mbese ijambo ry'Imana icyo ryavuze ngo muri Bibiliya ryavuze ngo ntihazagire umuntu uzongera ku ijambo ry'Imana cyangwa se ngo agabanya. Iryo ni ijambo ry'Imana muri Bibiliya. Ariko dufite abandi bantu bandi bakutuye mu ijambo ry'Imana bagafata nk'umurongo bakawukutura bakagera wenda nk'iriya. Urakumva? Abo babita abakabya. Harimo abakabya n'abitwa abaka. Ijambo ry'Imana iyo tubujije ikintu kukugirira neza. Kumva? Ubu ngubu dufite abandi bantu bandi batwiyitirira ariko batari twebwe, ko batari mu ijambo ry'Imana nk'uko ryanditse, abo mwumva ngo badafata amarangamuntu. Uburyo umuntu yumvise ngo abagorozi twemera ivugurura no gutunganya imico igasa na Yesu, ubugorozi bukagorora amahame. Hariho abantu dufata amarangamuntu ngo irangamuntu ngo umubare w'inyamaswa. Ibyo ngibyo ni ubuyobe. Irangamuntu nta kindi maze, ni identification, ni umwirondoro wawe, ni ukubarurwa, idufasha mu kwambuka tujya mu bindi bihugu. Ubwo rero ni ingirakamaro gufata irangamuntu. Si n'icyaha gufata irangamuntu. Hariho abandi batajya kwa muganga bativuza indwara kwa muganga, bativuza bafite serivisi zimwe na zimwe zo muri leta batemera. Ariko itorero ry'Imana rigandukira leta mu gihe cyose leta itabangamiye imyizerere mu ijambo ry'Imana. Hariho abandi bantu mwumva ngo bagenda bagatema amakawa, bagatema insina. Hariho abakamira inka hasi, amata bakagenda amata ni ingirakamaro mu buzima, bakagenda bagakamira inka hasi. Uretse abo ngabo bafite indwara, bafite uburwayi bafite, nta muntu muzima wabafasha ibintu bifite akamaro ngo narangiza abipfusha ubusa. Mugende utemagura ikawa, kandi ubwo ikawa ifite akamaro. Amababi yayo umuntu arwaye amaso arayoga, amaso agakira. Ikawa umuntu wabazwe, iyi ni umuti. Ikawa arayikeneye. Ikawa nubwo ifite ibindi bindi yatera, ariko ifite ibindi byiza bindi yakora. Amata ni uko. Ubwo rero abantu, ibyo nabwira abantu batwibeshyeho, abagorozi aribo ba Eliya, mwene wabo ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Yohana, ba Yesu, ba Luteri, bene Wayiti. Abagorozi bene wabo nitwe, handitswe ngo ni ukurengera ukuri, ubugwaneza no gukiranuka. Utari mwaho ngaho wese ntabwo ari umugorozi ahuje n'abo ngabo. Murakoze. Ngira ngo mbere yuko nkubaza ikibazo gikurikiyeho, ubundi wowe ku giti cyawe nka Patrick, ese winjiye mu itorero ry'ubugorozi uri mukuru cyangwa se uri umwana w'itorero nyine warivukiyemo? Narikuriyemo. Yego. Ngira ngo ikibazo ngiye kukubaza n'ubundi ntabwo uri bumuze kukikubaza. Nk'umuntu wagiye mu bugorozi ari muko asa nkaho akuze, ntekereza ko hari challenge ashobora guhura nazo nk'inshuti ze wenda zitemera ibijyanye n'ubugorozi, bakaba bamwibazaho cyane. Noneho nkawe nk'umuntu wabikuriyemo n'ubundi wabaye muri societe, wabaye umunyeshuri, wagiye uhura n'abantu batandukanye, waba warigeze kubwira umuntu ko uri umugorozi akaba yabikwangira, cyangwa se nko ku ishuri ukaba wabura inshuti kubera icyo kintu? Murakoze. Nandi kuvuga ko narikuriyemo, ntabwo narivukiyemo, ariko ryo ryari ririho. Yego. Narikuriyemo. Narikuriyemo, mazemo igihe kirekire, ariko duhora twiga byinshi, buri munsi bitubera bishyashya. Ariko ndahera mu buzima twiga nko muri segonderi ndetse na kaminuza, bikunda kubamo cyane. Kubera uburyo twugarijwe n'abantu nahoze mvuga b'ibinyoma. Iyo umuntu yakubazaga ngo mbwira idini uteraniramo, akavuga ngo ni umukatolike, ni umudivantiste, ni umuprotesitanti, ni umuyisilamu, ni umuyehova. Ngo uri iki? Ngiye ndi umugorozi. Ngo
bamwe badafata irangamuntu yego kandi ubwo ababyeyi bayifite kandi ubwo nawe uyifite bamwe batiga kandi ugiye gufata diporome urumva yuko nahitaga numva uburyo abantu badufite yego nkabona ko badufite mu buryo bubi urumva ko ukibwira umuntu uwo uri we uko umeze iby'ubugorozi ahandi nta yindi nguni ajya kukureberamo akurebera muri ya nguni ya ba bandi badusebya baduharabika ariko barihemukira kuko aba bose Imana izabahana ntabwo yabatumye aba bose Imana izabahana hariho abayobya hariho n'abayobywa hariho n'abiyobesha kandi abo bose muri Bibiliya yavuze ngo n'abayobejwe bazabiryozwa. Yego. Turacyakomeje n'ikiganiro cya none mbibutsa yuko iyi ni BVN TV Rwanda. BVN TV Rwanda ni ikigo kinini kirimo cy'itangazamakuru. Dufite website aho ushaka gusanga inkuru zitandukanye, dufite radio ikorera kuri internet, ndetse tukaba dufite na radio ivugira muri gare ndetse no mu isoko bya Bishenyi. Iyo yose ni BVN Rwanda. Tukagera ni YouTube channel yitwa BVN TV Rwanda icaho ibiganiro bitandukanye. Uyu munsi rero turi kuganira ku ivugurura n'ubugorozi, icyo abantu benshi bibeshya ku bagorozi, icyo abantu batekerezaho, nibyo turi gusobanukirwa. Turi gusobanurirwa rero na Patrick Tuyizere. Turi kumwe muri iki kiganiro, turi kugenda dusatira n'umusozo, ariko nago nabura gukomeza kubaza bimwe mu bibazo mwebwe mudukurikiye cyangwa se n'abandi bajyaga bibaza ku itorero ry'abagorozi. Patrick, dukomeje ikibazo nakubaza abantu benshi bakunda kwibaza, umukobwa cyangwa se umusore ubarizwa mu itorero ry'ivugurura n'ubugorozi ashobora kuba yakundana mu bijyanye n'urukundo, akaba yakundana n'umukatolike cyangwa se n'undi wo mu itorero ryo hanze cyangwa se n'umuntu udasenga, bakaba babana? Murakoze. Yego. Kuri icyo kibazo Bibiliya itanga umurongo kuri buri kintu cyose. Yego. Mu Gutegeka kwa 2:7 umurongo waho wa 3 ijambo ry'Imana ryatanze inama hakiri kare, haratubwira hatya hati kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo, n'umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe, kuko bahindura umuhungu wawe ntayoborwe nanjye ahubwo agakorera izindi mana, ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura kandi vuba. Ubwo ijambo ry'Imana ritegeka abantu kwitandukanya kw'abasenga n'abadasenga. Kubera yuko ni igitabo cy'Abakorinto, naho reka ndisome. Abakorinto, urwandiko rw'Abakorinto, ijambo ry'Imana ni ryatanze maburo. Urwandiko rw'Abakorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 7, uyu murongo waho hatubwira hatya hati, umurongo waho urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 7, batubwira ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Ijambo ry'Imana ritubuza kwifatanya n'abatizera, kubera ko n'abazi b'imibanire y'abantu, sociology, imibanire y'abantu, uko abantu babana n'abandi, n'Abakorinto ba 2:6-14, ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuye na Beleyari, cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane ki? Ijambo ry'Imana rivuze ko bitakunda. Na sociology, abazi imibanire y'abantu n'abandi, burya abantu babana badahuje n'imyemerere, ubikura imibanire mibi mu muryango, nabyo ni intandaro yabyo. Ubwo rero mu ivugurura n'ubugorozi twiga ivugurura ni ukurema imico. Ubwo rero uramutse wariyobotse ukarema iyo mico ikaba myiza, undi nawe ikaba myiza, mugahuza, mwabana mudahuje, ubazirikanye yuko ubwo ubuhuje wizera n'utizera, kandi turasomye ngo mbese babana bate? Hari ikibazo rero. Yego.
turi kugenda dusatira umusozo, noneho abantu bari kudukurikira ubu aka kanya bakurikiye ikiganiro turi kubagezaho akaba atarasobanukiwe ibijyanye n'ivugurura n'ubugorozi, arasobanukiwe uyu munsi wa none, nawe arumva yakwifuza cyangwa se yaba umwe mu bagize itorero ry'ivugurura n'ubugorozi, arasabwa iki? Nta kindi asabwa. Yego. Bibiliya yatanze inama, bwa mbere agomba kuzirikana ko ubugorozi n'ivugurura byarahanuwe, akabiyoboka abizi ko byahanuwe. Nibwo butumwa bwiza bw'ubwami, Matayo 24:14 bwavuzwe. Ubu butumwa bwiza bwa mbere kuvuga ni ubugorozi. Yeremiya 7:3 nibwo bwavuzwe. Iyo umuntu abaye umugorozi aba afite intambara 9, ni Yeremiya ari mu murango waho wa 9, ni Yeremiya 15. Aya masomo mvuze yombi, Yeremiya rimwe umurango wa 9, umuntu witwa umugorozi, ndagira ngo umuntu nomba agiye kuba umugorozi cyangwa se azamuba azirikane ko afite ibi bintu, aka kazi. Yeremiya 1:9, dore Uwiteka aheraka arambura ukuboko ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati kiza amagambo yanjye mu kanwa kawe, dore ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura, gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Uyu ni umugorozi yahawe kano kazi, no kujya ibyo abantu bize igihe kirekire kujya kubisenyagura, akubaka ibishyashya byo mu ijambo ry'Imana. Ibyo rero kubikora no kujya impaka n'abantu. Ni Yeremiya 15:19. Yeremiya 15:19, mbese abantu bitewe n'ibintu bize igihe kirekire ni ukubagisha impaka. Mbonye ishyano kuko umurango wa 10, kuko wambyariye kuba umuntu wo kujya impaka no kurwanya abo mu isi yose, ntawe nagurije kandi nta n'uwangurije, nyamara umuntu wese wo muri baramvuma. Yeremiya. Umuntu wese rero w'umugorozi azahura n'abantu batemera kugororoka, kuko bugarijwe n'abantu b'ibinyoma n'inyigisho z'ibinyoma, kandi umugorozi yizera, handitswe ngo niba ni Yohana, namwe muzamenya ukuri niko kuzababatura. Ubwo rero yabatuka uwo muntu dukurikiranye, yabatuka amenya ukuri, kandi ukuri ni Yesu. Kandi amenye Yesu, amategeko ya Yesu nayo urayakomeza ukayagenderaho ko ari 10. Ntabwo yemera amwe ngo nduyange, yose uzayazamukana, kuko uzabaze ngo na ya Yesu ntabwo ari ay'umuntu, ntabwo ari ya pasiteri, si ayawe, ahubwo na ya Yesu. Ubwo rero ntabwo wakubahiriza ibya Yesu wica amategeko ye 10. Tugannye ku musozo w'ikiganiro cya none, ariko abantu badukurikiye ndabizi namwe niko mubitekereza. Ucyumva ijambo umugorozi uhita utekereza n'umuti. Tuzi neza ko abagorozi n'ikintu kijyanye no kuvura ari ibintu byabo. Patrick, kuri muri ino si dutuye ubona ko abantu benshi cyane bagerageza kuba basa neza, kugira uruhu rukeye, rimwe na rimwe bakaba banayoboka n'inzira yo gukoresha amavuta atari meza cyangwa se ashaka kwangiza uruhu rwabo mu buryo bwo gushaka ubwiza cyangwa se bwo kugira uruhu rukeye. Nk'umugorozi uzi ibijyanye n'imiti y'ibimera twahawe n'Uwiteka nk'uko mubivuga, ni iki kintu warangira aba bantu bashaka kugira uruhu rukeye rwo mu maso? Murakoze. Reka mbabwira yuko abadukurikiye, kuvura si agashya k'abagorozi, yego, ahubwo na Yesu yaravuraga akanabwiriza. Umubwiriza ubutumwa mwiza wese nka Yesu yakabaye yigisha akanavura. Ni Matayo 4:23. Yesu yagiye i Galilaya ngo arabigisha ibitunguzo by'ubwami, aho bigisha ngakiza n'indwara n'ubumuga bwose bw'abantu. Ubwo rero kuvura mu bagorozi naho ngaho babikura, kuko nihanditswe ngo nyine. Noneho umuntu rero waba umwambajije, umuntu waba ukeneye kugira uruhu rwiza. Uruhu rwiza aba akeneye vitamine A. Iyo vitamine A iri mu bintu bituma uruhu rwacu ruhinduka rwiza. Ubu namubwira ngo yihatire vitamine A. Iboneka mu mboga z'icyatsi kibisi,
iboneka mu mboga nka karote z'umuhondo. Karote irazifite. Karote iri mu bintu bikesha uruhu rukaba rwiza. Uramutse umuntu akunze kurya ka salade ka karote yaboneza uruhu, ashobora gukoresha juice ya karote yatunganya uruhu. Iyo ufashe karote ukayivanga n'ikintu cyitwa kokombure, kokombure, umuntu ushaka gutunganya uruhu aba akeneye vitamine A, vitamine nka C na vitamine E. Izo A, C, E, ubwo uvuze karote ukavuze kokombure, nujya kubirya uzongereho amavuta y'ibihwagari cyangwa ya elayo. Ubwo uzaba utunganyije uruhu, uzaba utunganyije impyiko, utunganyije umwijima, kandi ubwo uruhu rusa neza, n'amaraso aba yoze, aba yatunganye. Ubwo rero uwo muntu wese ukeneye gukingira uruhu ngo ruzahinduke rwiza azabikoreshe. Cyakoze hari n'abandi bantu usanga ufite indwara ku ruhu, ugasanga hajeho nk'ubuheri, ugasanga hariho ubuntu bw'amabara atandukanye, bazitabarishe iyo karote n'ikintu cyitwa turmerike. Iyo turmerike muzayitabarishe, mushaka kuyisiga amavuta yayo, mushobora kuyisiga mugiye kota izuba. Ni nziza, ibintu bizatunganya uruhu kandi rukaba rwiza. Abakeneye kugabanya umubyibuho ukabije, abakeneye kugabanya umubyibuho ukabije, nabagira inama yo kwiyiriza. Kwiyiriza nabyo biri mu nama, ariko ugomba kumenya ngo ni iki bitera umubyibuho ukabije, cyitwa obesity. Bwa mbere ni ukutagira gahunda yo kurya. Umuntu Imana yavuze ko agomba kurya 2 ku munsi, ni ukurya mu gitondo mbere byose ya mu gitondo mu masaa 2 saa 3 za mu gitondo akaba amaze kurya, no kongera kurya ku mugoroba mbere y'uko izuba rirenga. Umuntu wese utajya ko ayo masaha arya nabi. Utarya mu gitondo mbere ya saa 3 za mu gitondo, n'utarya ku mugoroba mbere y'uko izuba rirenga arya nabi. Ubwo rero bwa mbere umuntu ukeneye kugabanya umubyibuho w'ikirenga agomba kurya 2 ku munsi. Agomba kwenda kuryagagura, ngo hagati y'igaburo n'irindi wakagiwe hashiramo byibura amasaha 5 cyangwa 6 kugira ngo wongere kurya. Ariko ubwo bitewe n'uko umuntu asigaye akorera wenda nko mu biro, ugasanga ari kurya biscuit, ari kurya umuneke, ari kurya inanasi, ari kurya pome, mbese ari kurya umugati, ari kunywa igikoma, ari kunywa ji, bigatuma ibyo byongereye uburwayi, biteye obesity. Uwo muntu aba agomba kubizirikana. Ikindi umuntu bitera kubyibuha, nawe bitera kubyibuha cyane ni ukurya ntunoze ibyo kurya. Haryo umira vuba vuba nta mwanya ufite. Iyo ndi stress, kuba stress, kudakora siporo zihagije, ibyo byose byatuma umuntu agira umubyibuho w'ikirenga. Isukari mvaruganda nayo yatera umubyibuho w'ikirenga. Niyo mpamvu na inzoga nazo nazivuga zitera umubyibuho w'ikirenga. Umunyu nuko. Umuntu wese ushaka kwirinda umubyibuho w'ikirenga aba agomba kugabanya cyane ibintu bimuhuza mu gihe agiye kurya. Kurya ureba televiziyo, kurya uri kuri YouTube, kurya uri kuri telefone. Icya kabiri, kurira ku masaha adahinduka. Mu gitondo ni saa 2, ku mugoroba ni saa 11. Icya gatatu, abagomba kwirinda cyane, akagira self control. Icyo cyitwa apeti, kitonde abandi bita ipfa, akamenya kukigenzura. Mbese niba ageze aho abantu barya akumva reka nkoreho, akumva mbese agomba kwibuza. Ikindi agomba kureka kunywa buri kanya. Usanga umuntu nko mu biro akorera muri office anywa buri kanya amazi, anywa juice buri kanya, si byiza. Kandi akeneye siporo. Iki gisoza
akeneye kunywa amazi y'akazuyazi mu gitondo arimo indimu imwe, akazabikora akabikora byibuze iminsi 21 mu kwezi, azaba yigiriye neza, bizamara ibinure mu mubiri bidafite akamaro, kandi nabikora uyu muntu agabanya stress ibimuhangayitsa cyane azabasha kugaruka kuri size nziza. Murakoze. Yes, reka tubashimire mwebwe mwese twabanye mu kiganiro cya none. Ni ikiganiro cyari gifite insanganyamatsiko igaruka cyane gusobanukirwa ubugorozi bwakomotse hehe, ndetse n'ibibazo byinshi abantu bakunda kwibaza kuri iri torero ry'abagorozi. Reka rero tubashimire, ariko mbere na mbere maze nshimire Patrick Tuyizere twabanye muri iki kiganiro. Patrick, wakoze cyane. Mwakoze nawe kudutumira. Yego, hanyuma namwe mwe mudukurikiye mwakoze cyane. Ibiganiro bitandukanye by'abagorozi muzajya mukomeza kugenda mubibona kuri channel ya BVN TV Rwanda, ndetse n'ahandi hatandukanye. Ubutumwa bwabo buzajya mugenda mububona. Nitwa Jacques Morgan Tuyizere. Kora subscribe, like, share ndetse na comment. Twifurize gukomeza kugira ibihe byiza, tuvuge tuti Imana ibarinde.